iminota yabayeho mumaze kubwiraho bw'itatu reka se ahubwo niba mubimwumva mubishaka ireka rero kwa kabiri ibice byaho bitanu umurongo wa mbere tugeze ku 8 tumabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Heburayo cyitwa Betesida. Cyariho amabaraza 5, muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyuzi. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wese umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi ananga kumanukaho. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo humura, Yesu niwe wiyiziye. Uhumure, Yesu niwe wiyiziye. Ntabwo ari abantu baje, ahubwo ni Yesu wiyiziye. Yesu ashimwe. Iri jambo mbere yuko nibaganiriza nitwa Reverend Pasteur Moise Sitayigaya. Ubwo abari bibagiwe nabibwiye Pasteur ukorera umurimo aho nababwiye kandi kare, kandi nababwiye ko niye bita kurisha. Imana rero kuduhanurisha. Icya mbere dushimiye Yesu ko ajya amenya ibibazo byacu. Uyu murwayi yararwaye igihe kinini, ikigeragezo cyarakimaye igihe kinini, kandi ikigeragezo cyari cyaramaze kumwambura amahirwe yo mu muryango, kuko ntabwo yabaga mu muryango, yiberaga ku kidendezi. Nshuti yanjye, ndagira ngo baze mubwire ngo ikigeragezo umuntu akibana igihe kirekire kikamutandukanya n'abantu, ugasigara wenyine n'Imana n'ikigeragezo cyawe. Ariko amahirwe dufite, Yesu waduhamagaye azi ko tugeragezwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo yagerageje ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Aho hari n'ijambo ry'ihumure rikubwira ngo ntuze guhemukira Imana. Muri iyi minsi ndi kwigisha
ijambo rivuga ngo ukwiye kugaragaza Imana yawe aho uri hose no muri situation waba urimo iyo ariyo yose. Abantu barashaka ngo tubabwire ko Imana ikuye n'ibigeragezo, nibyo Imana ikuraho, ariko bagira ngo mbwire ngo mbere y'uko Imana ikuraho ikigeragezo cyawe nawe hari ikiri gusaba, hari ibintu Imana igusaba. Icyambere, Imana yaravuze ngo umuntu abantu bashaka rumete bazabona gukiranuka kwawe kuzatuma Imana ibana nawe. Nubwo ibiri n'ahangaha intambara urwara nazo, ibigeragezo ufite, ibiguhiga, ibigushakisha, nubwo Imana ibizi ko bihari, ariko ndagira ngo mbwire ngo ni ibigeragezo umubiri, ni ibirwanya ubuzima bwawe bw'inaha, ariko muri wo harimo igishoro Imana yashoyemo cyitwa ubugingo buhoraho. Iyo rero Imana irwana ku bugingo, ahubwo niyo mpamvu avuga ngo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibi uzabyongererwa. Imana yemera kuguha inyongezo, ikaguha umugabo, ikaguha inyongezo, ikaguha akazi, ikaguha inyongezo, ikakubakira, ikaguha inyongezo, ikagukiza indwara, ikaguha inyongezo, ikakwambika, ikaguha inyongezo, ikakugira umuntu ukomeye, ikaguha inyongezo ukagendera mu ndege, ikaguha inyongezo. So ni inyongezo. Abantu benshi rero barashaka ngo Imana baze kuyisenga bayisaba inyongezo, noneho n'Imana nayo ibane nabo, mbese ibumvire mu byo basaba byitwa inyongezo. Reka mubwire inshuti yanjye, ntabwo ari uko Imana iteye, amarangamutima yawe ntabwo ari Imana, ntabwo ikora gutyo. Imana yo irabizi ko ushonje, kandi ikindi abantu benshi barimo kuyobya intore. Bavuga ngo ubuse bariya ko babonye biriya ngo barasenga, kandi ngo bakaba bari kugangisha amazu, bari kugangisha amamodoka, bari kugangisha iby'inaha. Iby'inaha ntabwo bisobanura ko ubifite yahuye n'Imana, oya, kubera ko imvura igwa mu bishyimbo, ariko ikagwa no mu itabi. Reba inaha se kadeviye gato, reka mbe mudeviye gatoya inyigisho ndimo, kabe muyideviye aho gato. Yesu ashimwe. Hari ijambo mwabonye muri Zaburi ya 23. Dawidi yabivuze neza, yabibonye, yaravuze ngo antunganyiriza neza mu maso y'abanzi bacu. Iryo ni ijambo rivuga ngo iyo uri umwana w'Imana, abantu benshi ukunda ko nirukana, babandiga, babashwiragize,
nangende ngo kure y'amaso yawe se kweli yaba ari hafi yawe ahubwo akabona ineza y'Imana ahubwo byaba nabwo ukajya umufungurira ukamuhamo ahubwo urutereka mbere kujya kuri Imana yampaye gasa bari mu Imana rwakura mu bari barakubari iminsi y'urutoki. Haleluya. Uyu murwayi agira ikibazo abari baramutwaye ku kidendezi bari umuryango we bakora ikosa rikomeye bamusigaye ntiyagera kumusigaye. Ndashaka kukubwira ngo urugendo rw'umubabaro kuri murwayi ari ku kidendezi nta muntu n'umwe wabimenya bingana nawe, nta wamenya uburibwe yariwe, nta wamenya ibyamutakishaga, nta wamenya agasuzuguro k'abadayimoni yahuriye nako ku kidendezi. Nshuti yanjye urashaka ko abantu babwira amaganya yawe ariko kugira ngo ubwire ngo nta muntu n'umwe ukwitayeho cyunganwa n'Imana yawe. Imana yawe niyo imenya agahinda kawe n'amarira yawe, niyo yamenya uko byagenze. Abarwaza bamurwaje bageze aho barisezerera. Ndashaka kugutangariza ko nawe abarwaza wari ufite bageze aho bakisezerera. Wari waravuze ko azakwishyurira inzu, yageze aho arisezerera kuko ikigeragezo cyararambye. Wari waravuze ko azajya kuba hafi, yageze aho arisezerera. Uwo mwakundanaga n'inshuti yawe magana byageze aho arisezerera. Uwo mwazamukanye umusozi ajya yisezerera. Umuntu watakaje w'imbaraga ajya yisezerera kuko umusaraba wawe umunaniye, ariko turashimira Yesu
kandi itinyuranye ibihe wa wundi wamubwiraga agameze nk'imbwa akazi we abarakabuze bukeye ajya kumubuza minerivane y'umwana amubwira amagambo abiri aramubwira ngo iyo menya ko uzakomera ayo navuze nari kuyazigama watuje ko bazamusaba imbabazi abarwaza nuko bagiye ko bazamusaba imbabazi watuje ko bazibwiriza bakamusaba imbabazi unyumvishe ntatere haleluya
hari igihe ibintu bigucana, hari igihe amayeri bagucana, hari igihe ibyo ubona bigucana. Abarwaza bakisezerera, ariko bashimira Imana ko niyo basezeye Yesu akagenda. Haleluya! Yesu niwe ugiye kukurwaza wowe. Tera haleluya niba unyumvishe. Umugabo hashize iminsi 3 abwira umugore atari ngo madamu uratikaraga ati twaratsinzwe byararangiye bati cyane Imana yatweretse ko tutazabyara. Umugabo ati bamubuza agatekerezo, umugore ati nakaye ati nibutsa yuko ti mu rubanza iyo umuntu aburanye agatsindwa urubanza rukamara iminsi 30 tutarajurira, ati urubanza ruhinduka itegeko ryabo bakabiteza cyamura. Ati none rero madamu wanyemere tukajurira iki cyemezo Imana yadufatiye. Nawe witubwira ngo ni ubushake bw'Imana tujurira ibyo ibyo bintu ntabwo nabyemera Imana sinigeze byemera n'uko byaba kandi ngo mwigishije ubwenge tujurira wibwira uti Imana we. Haleluya! Tujurira. Umugore ati nkaba nakongera gusenga amasengesho nibiriza ubusakareka ibiryo mugabo ati ko ari we twashakanye Imana izababara njyenyine. Umugore ataha utazabura kubyara wahabona igihe wabikwigishije nanjye ko dusenga tugaho tujya gusenga. Abasubiye mu masengesho tunone turasenga yita umugabo ati rero ubwo twashoye iminsi 4 dusaba umwana tugomba no kujuririra muri 4. Arongera basubira muri 4 ya arasenga umunsi wa mbere kuko basenga Imana turamushimira yuko ari we baduhamagaye, watugabiye umurimo, waduhaye agakiza, wadukuye muri bene wacu. Turamushimira Mana, waturwaniriye intambara, waraduruje ngo tubane, watubwiye umugisha w'abana. None Uwiteka ko hari n'abandi bantu baba batanazashobora kurera abana wabahaye n'ababyarira ku nzira kuba bahaye. Nitwabonye waho umwana akagupfira ubusa, waduhaye umwana akazakugirira umumaro. Ati kandi rero Uwiteka we turagira ngo tukubwire ngo nubwo wadufatiye icyemezo cy'uko tutazigera tubyara, kiriya cyemezo wafashe wagifashe n'Imana, ariko twe ntabwo twigeze tucyemera. Nubwo ariko uzabikora nawe, ariko ntabwo twigeze tumwakira, ntabwo twe unyumvishe natera haleluya. Reka dusenge Imana ivuga. Reka dusenge Imana
ngaho tukwe bagiye kubona abantu handitseho ngo kubyara hari impamvu muri
yaciriwe impaka. Ni guhanura bazajya impaka niwe cyangwa ntabari, niwe twajyaga tugaburira bikomeye, niwe twaroze, niwe twari twarazingazingiye munsi y'isi, niwe twahambye munsi y'ikiraro, niwe twashyize umwambaro ye mu mazi bateye, kwa mazi atemba atemberana nayo, niwe twabuze ngo ntacyo azageraho, niwe twahambiye irembo ntazigera ashyira ubwoba, niwe twabuze ngo azazanira amakarago mpaka. Yes, araje we, yes, araje we, araje we, araje we, araje we, araje we, ariko agenda, akaba, arwanye we, araje we, arakabaye, yitwaniho, yitwanuhura, yitwanubasha. Ijambo rya nyuma soza. Nzagaruka hari akanya nsengere n'abarwayi n'abafite kuko nicyo Yesu yaga. Abantu bari bazi ko bashizeho bariyeri, abantu bari bazi ko bashizeho amaboko yabo akomeye, abantu bari bazi ko baciyeho umukato, abantu bari bazi ko bashoyemo ibishoro, baravuga ngo ntawe uzadutambukaho,
bakunda kubwira abantu ngo ntabwo ari ibyikoresho. Oya ntabwo umbeshye. Oya ntabwo uzabeshya abantu. Ndabwira abantu ngo biramutse bibaye ibyanjye nahera kuri bene wacu. Bene wacu barahari bamushe, barahari musore iki, barahari bamushe. Nabahera ariko Yesu abashaka. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Nabonye ikintu kimeze nk'amuhurura. Imana ikiyobeye cyane kirimo gihurura n'ibintu, amasekuro, amasahani, n'ibintu byitwa ibishyimbo. Mbona ijwi rirambwira ngo ni umwuka batwara ikintu cyose ku buryo umuntu nta kintu kimuregama mu ntoki. Imana irambwira ngo iyobeje umwuka wari warakuzengereje. Yesu akoresha uburyo butamenyerewe. Niba hari n'aho bari bagutegeye ntibahakubone, niba hari n'ibyo bari baguteze ntibigushyikire, akoresha uburyo butamenyerewe. Vuga ngo Mwami Yesu